Dushimiye Imana yatwemereye ko tugera hano kugira ngo twumve iri jambo ry'Imana. Amazina nitwa Nkundukozera Alex, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 8, ducumbitse aha mu Gisasa, dusengera mu itorero rya Yarere Bumbogo. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu mwese, abari mu Rwanda ndabashuhuje, abari aha muri iteraniro ndabashuhuje, abari mu mahanga mwese ndabashuhuje, mugiye kujya mudukurikirana Kongo, muri Amerika, Canada, mu Bufaransa, mu Budage no mu Bubiligi no mu bindi bihugu byose. Imana ibahe umugisha. Tubanze dushimire Imana. Turagushimiye Mwami wacu kubw'imbabazi zawe nyinshi tugirira n'urukundo rwawe, bitumye tuguhimbaza kuri uyu munsi. Turi muri uyu mwanya wo kugushimira izina rye nawe icyuro Mwami. Ineza yawe imenywa n'abantu bose kuba wayigiriye, kandi natwe nibyo byiringiro dufite kuko turi imbere yawe. Bitumye duca bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru kubw'amaraso yawe, kugira ngo arusheho kutweza kandi tugaragare imbere nk'ibitambo bizima byera bishimwa nawe. Tweze imibiri n'ubugingo bwacu byezwe. Ubwacu tugiye kuvuga ijambo ryawe twezwe, n'abagiye kuryumva bezwe. Kandi nitumara kwezwa n'ijambo ryawe, mpamya neza yuko tubana neza. Ijambo ryarambwiye ngo mbere kubanza kuvuga izina ryawe tubanze tuve mu bidatunganye. Natwe turagusabye ngo uyu mwanya weze imibiri n'ubugingo bwacu kubw'icyubahiro no kunesha kwawe. Bana natwe ukimara kutweza. Tugusabye imbaraga turi muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Tugusabye uburinzi, tugusabye ubuhanga n'ubwenge. Kandi turakwinginze kumanukiraga mwe kuturinda. Uturinde imbaraga z'umubi mu izina rya Yesu. Uturinde imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Unanize imigambi yose y'ikuzimu mu izina rya Yesu. Ahubwo unyemerere uyu mwanya utubere umwanya mwiza w'umugisha. Mana, bohora imitima ya benshi bagiye gukurikirana ijambo ryawe, baryumve ribohora imitima yabo. Abarwayi bakire, imbohe zibohoke. Mwami, turagusabye ryurura imitima ya benshi ikomeye iruhuka, baremere n'ibiruhanya baruhuke. Ijambo ryarambwiye ngo Mwami, mwemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Unyemere ijambo naryo rituruhure mu mitima kandi tubohore ingoyi z'umwanzi. Tangirana natwe Mwami, kandi usozanye natwe mu gihe kitari kirekire tugiye kumva ijambo ryawe, kandi ubane natwe mu buryo bwose bushoboka mu izina rya Yesu, amen. Amazina nitwa Nkundukozera Alex, ndi umugabo ndubatse, umudamu n'abana 8. Hanyuma itorero ni Yarere Bumbogo, iryo bakunze kwita Anglikani. Dushimiye Imana ko ubanye natwe, kandi dushimiye Imana ko natwe mwatugiriye icyizere kuri iyi channel Zakari TV. Batuje gutangaho ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, cyerekeye ijambo ry'Imana, kugira ngo umuntu wese ubasha kugikurikirana aze kubohoka, natwe tubohoke kandi turuhuke ibitugoye. Imana ishimwe. Uyu niwo mwirondoro, ntuye hano hafi mu Gisasa, murenge wa Bumbogo, kagari Kangara, niho ducumbitse turi muri ino si, kandi dufite ibyiringiro ko tuzabona Imana. Iyi si dutuyemo ni iwabo w'umubiri, ariko dufite ibyiringiro yuko ahaca ari mu ijuru. Imana ishimwe. Ibyo byiringiro dufite. Numvaga umwirondoro wanjye ari uwo, nababwiye ko ndi umugabo wubatse, urumva ko nkuze ubwo ntaramera ubwanwa. Imana ishimwe. Nagira ngo tubanze mbere kugira ngo tugane, tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 6 ku murongo wa 6. Hanyuma tuganire ku ijambo igihe kitari kirekire. Imana iduhane umugisha. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere, igice cya 6 ku murongo wa 6 niho tugiye gusoma. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo imbuzi n'inama zitari zimwe. Ku murongo wa 6 aravuga ngo icyakora koko kubaha Imana yo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ry'isi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenebereza rikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusubiremo iri jambo, yavuze ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi,
kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ryiza dusomye, ijambo ry'Imana. Ni inkingi dukomeza mu rugendo turimo, muri uru rugendo y'agakiza. Kuko maze kwitegereza mu nzira duhagazemo y'agakiza, dusanga hari indangagaciro tutajya tumenya iyo turi gusenga. Ariko uyu mwanya nifuza ko twaza kumenya uburyo umuntu ashobora gusenga akaba inshuti n'Imana, ibisabwa. Imana ishimwe cyane. Muri make ni ukugira ubwenge muri uru rugendo. Maze kwitegereza ibintu byinshi ngenda ndeba, sanga hari abantu bafite ibintu byinshi batakaje kubera kubura ubwenge. Impamvu nta yindi, ni uko batigeze basobanukirwa ngo babashe kumenya icyo bari gukora icyo ari cyo. Imana ishimwe. Iyo umuntu arimo agenda yubaka, yabitekereje yumva yakoze, avuga ngo ngiye kurongora. Iyo atekereje ko agiye kurongora, ahita yumva hari ibintu bikenewe asabwa gukora kugira ngo mbere yo kuzana umugore ibyo akeneye, ahita yumva agomba kuba afite inzu. Icyo ni kimwe cya mbere. Kandi tugeze mu mujyi wa Kigali, ntabwo wagira inzu udafite amafaranga. Ugomba kubanza ugashaka amafaranga, ukavuga ngo ngomba kuba mfite n'inzu, hanyuma nkaba numva afite n'ubushobozi bwo kuzatunga umugore nzashaka. Imana ishimwe. Iyo umaze gukora umupangu rero, uhita wumva ko ibyo bintu ari cyo kintu cya mbere ku musore gihe avuga ngo ni inzu. Cya kabiri, ahita yumva akeneye inkwano. Kugira ngo mbone umugore, nkajya gusaba umukobwa ko runaka nakunze, nuko ngomba kuba afite inkwano. Icyo ni ikindi cya kabiri aba yatekerejeho. Noneho mugateganya ko ibyo yateganyije agomba kuzabyara. Imana ishimwe. Niyo mpamvu rero no mu nzira y'agakiza duhagazemo, iyo ugiye gukizwa wakagombye kubanza ugasobanukirwa neza icyo ugiye gukora. Imana ishimwe. Hari abantu benshi bakorera Imana batekereza ko ibyo bategereje ari ibyo bahabwa, ariko ntibigere batekereza iby'Imana idushakaho. Reka tubanze tumenye icyo Imana idushakaho, n'icyo Imana idushakaho. Iyo turi muri ino si, n'icyo duhagazeho, n'icyo Imana idushakaho. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese yakagombye kubanza agasobanukirwa icyo Imana imushakaho. Ese Imana inshakaho iki byo ubwanjye? Ishaka ko nkizwa nkava mu byaha, nkareka gukiranirwa, ahubwo ngakora ibyo gukiranuka. Kuko igihembo nyakuri Imana izaho umuntu wakoze ibyiza agakora imirimo myiza ni ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi rero iyo baje gusenga babumva bashaka ibiguzi, babumva bashaka ubutunzi bw'isi, ariko si cyo umwami ashaka. Kuko Imana nta kintu ipfana n'amafaranga, ahubwo icyo Imana ikeneye ni uko ubugingo bwa benshi buva mu nzira yo kurimbuka ubwo bukajya mu nzira y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Rero akenshi iyo turimo dusenga, iyo turimo turirimba, iyo turimo tuyoboye, abantu benshi batekereza ko ubwo twageze imbere y'Imana tugomba kuba abatunzi bo mu by'iyi si, ariko ntitwigere tubasha gusobanukirwa yuko twakagombye kubanza tugatunga Kristo, tukamenya ko iherezo ry'umubiri ari munsi y'itaka. Imana ishimwe cyane. Amen. Ibyo umuntu byose yatunga akagira amamodoka menshi nta bugingo, ibyo ni impfabusa. Bishatse kuvuga iki? Igihembo cy'umuntu wese uri ku isi bizarangira yigiye muri metero 2 kuri 1. Iherezo ry'umubiri rye rigeze, ibyo twakora byose tuzagira iherezo ry'umubiri. Imana iduhana umugisha. Ndimo ndabinginga bene data, ndagira ngo twige gukorera Imana. Nimba turi abakozi koko bishimirwa, Imana yatureba ikishimira, ikakureba ikakubonamo umuntu w'umumaro, ni uko ugomba gukorera Imana n'umutima unyuze. Imana ishimwe. Umuntu wese nagira umwete wo kwegera Imana. Nasomye ijambo riri muri Matayo, mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ku gice cyaho cya 5 ku murongo waho munani, yavuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo abantu bafite imitima iboneye, abo nibo bazabona Imana. Ntabwo ari abantu bafite za rukururana, ntabwo ari abantu bafite amafaranga menshi, ntabwo ari abantu bafite ibipangu byinshi, ahubwo ni abantu bafite imitima iboneye, nibo bazabona Imana. Imana iduhana umugisha. Nawe ndakwifuriza mwene data kugira ngo utunge Yesu mu mutima wawe.
cyane. Henoki uyu muntu w'umugabo ubwo yagombaga gukorera Imana akayubahisha akayikora uko bikwiriye, Henoki Imana aramurebye iramwishimira avuga ngo uko biri umuntu n'uyu. Imana ishimwe, haleluya. Nyamara isezerano Imana yari yamaze kugirana n'umuntu ubwo yajyaga kwirukana Adamu na Eva muri Edeni, nta kindi kintu Imana yari isezerano, kubera ko ukoze icyaha ugomba guca mu rupfu. Ariko kubwo Henoki yanejeje Imana akagendana n'Imana, Imana ikamureba ikamwishimira, imaze kumureba iranezerwa iravuga ngo wowe iri sezerano ndiciyemo bituma umwimura itagombye guca mu rupfu. Nyamara umuntu wese agomba kuzaca mu rupfu. Muri iri kote ry'umubiri twambaye ugomba kuzabanza ukajya munsi y'itaka. Ariko Henoki anejeje Imana agendana n'Imana, Imana iramureba mwishimira iramwimura. Amen. Imana ishimwe cyane. Cyama nawe ukagira ishyaka ryo kugendana n'Imana mu rugendo rwawe urimo ukagendana n'Imana. Abantu benshi muri ino si ariyo mpamvu ugenda ubona harimo abantu bameze nk'ababaye nk'abibagirana. Imana ishimwe, babaye nk'abantu basibanganya amazina yabo, basibanganya isura yabo, basibanganya ubunyangamugayo bwabo, bafata izina ry'Imana barigisha igishoro cy'imibereho barimo, ariko bibagirwa icyo Imana yabashakagaho. Si uko Imana itari yarabahamagaye, yari yarabahamagaye, ariko bitabye nabi, bitabye bazi ko bagomba kuba abatunzi bo mu by'iyi si, bibagirwa ko bagomba kuba abatunzi b'ubugingo. Imana yamuri duhana. Iyo baza kumenya neza ko bagomba kuba abatunzi b'ubugingo, bagaharanira iby'ubugingo, bagaharanira iby'ubwami, nibwo bari kuba bagize umugisha. Ariko ntabwo bigeze bashaka iby'ubugingo, ahubwo bashatse iby'iyi si. Niyo mpamvu ibihembo byabo bizarangira muri ino si. Imana yamuri duhana umugisha. Rero mwene data, nshuti yanjye, ndakwinginze ushaka iby'ubwami. Jya nkunda kubwira abantu ngo turi mu minsi ya nyuma, kandi iyi minsi duhagazemo irimo intwarane zikananirwa. Imana ishimwe cyane. Ngo abasore b'imigenda bazagira gute? Bazacogora. Abantu benshi bananiwe barakoreye Imana, abantu benshi bananiwe barasenze amasengesho menshi, abantu benshi bananiwe baratereye imisozi, abantu benshi bananiwe bararaye mu buvumo, bahavunitse basenga. Ariko igihembo cyabo ni uko kije kurangira barimbutse. Kubera iki? Ntabwo bigeze bamenya icyo umwami yabashakagaho. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo baza kumenya icyo umwami akunze. Nasomye ijambo rivuga ngo nimba ushaka kunkorera nkurikira. Iyo ukurikiye umwami ukamukorera ukagendana nawe, Imana ishimwe. Njyemba numva nabwira abantu ngo mugire umwete wo kwegera Imana. Ab'iki gihe bashatse kwiyanduza, bashaka kwihuza n'iby'isi, barimo barajyana n'iterambere, ntabwo bashaka kuzamuka mu buryo bw'umwuka, bumva bashaka guhindura isi ngo base nayo, ariko ntabwo abana b'Imana baguye kuba n'ab'isi. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Pawulo yigeze yandikira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, wirinde ibyirwabwenge, zirwanya iby'Imana. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo rero abo turi kumwe muri ino si ntabwo bigeze bashaka kurwana ishyaka ry'Imana, ahubwo bashaka kubasha kumenya aho barimo. Bumva bashaka kuba ibyamamare mu isi, bumva bashaka kumenyekana. Abandi basigaye bashaka titire y'ubushumba, kuko bazi ko umushumba arya icya cumi, n'abahanuzi batangiye umurimo w'ubuhanuzi bashaka kugira ngo barye ku cya cumi. Nyamara iki cya cumi cyari cy'abatambyi, nacyo kigahabwa abantu bakoreye Imana. None ab'iki gihe ntibakorera Imana, ahubwo bashatse inzira zo gutekinika inzira z'Imana, bashaka kwitira irindi zina. Imana yamuri duhana umugisha. Nari ndimo mbinginga mbabwira ngo bene data, mwige gukorera Imana mu ndushya. Turi mu minsi ya nyuma, iryahanuwe birimo bigenda bisohora, nubwo abantu benshi batabibona, kuko imitima ya benshi iranangiye. Ntabwo bashaka kumva ijambo ry'Imana ngo bakore icyo ijambo ry'Imana rishaka. Ariko iyo aba bantu bari bagize umwete wo kunyurwa n'ijambo ry'Imana, bagakorera umwami wacu, bagahinduka. Imana ishimwe cyane. Nanjye uri kuri iyi cano ugiye gutambuka kuri YouTube, maze iminsi nitegereza ngasanga abantu twese turi kurwanira kujya kuri cano kugira ngo isi yose twitegereze, hanyuma tubone uko dukorera kuri Zoom, hanyuma niturangiza baduha amafaranga. Ariko si cyo gikenewe, ahubwo no kugira ngo ijambo ry'Imana ryamamare ku isi hose, kuko nta muntu n'umwe uzagira urwitwazo avuga ngo sinigeze numva. Nimba utarumvise iri jambo nambukije, uzumva n'undi waritambukije. Nimba utararyumvise, uzumva n'undi ufite icyo yavuze, uzumva n'umuririmbyi waririmbye, Batewe bararirimbye, za Hoziyana zararirimbye. Ariko ibi ngibi ni ibigukangura kugira ngo umenye gukorera Imana. Umumaro w'ijambo ni uko rikubohora, rikagukura mu ngoyi z'umwanzi. Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi Imana y'amahoro nishimwe cyane. Abo dusomye ijambo usanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya 6, umurongo wa 6 niryo jambo nyamukuru twari turiho. Nuko mba numva afashijwe kumva
abantu benshi ntabwo bari gushaka iby'ubugingo, bashaka ibyo mu isi. Abandi kubera imiruho n'imihate bumva barimo bashaka cyane ko bagira ku buryo bukorema mu isi, ariko uteganye ko urimo utambuka, uteganye ko wambaye umubiri mu isegonda rimwe wahinduka. Amagare yaramanutse kandi amagare aca mu nzira nyinshi, ushobora kugenda ugahura n'impanuka bikaba birarangiye, ushobora kukira hirya ugatsikira ugasanga birarangiye. Hari ibintu byinshi byadutwara tukava muri iyo nisi tukimuka tutiteguye, twibwiraga ko tugiye kubaka ama etaje, nyamara tukazarinda turunduka tutabigezeho. Ariko iyo twejeje ubugingo bwacu, Imana iramanuka ikaturindira mu bugingo, ikaduha ubundi burinzi, yamara kuduha ubundi burinzi ikaduha izindi mbaraga, hanyuma igakomeza ikatwongera iminsi yo kubaho. Umugabo witwa Hezekiya ngo yigeze asenga yuzura umwuka wera, ngo amaze gusenga Imana ishimwe cyane, ngo aratakamba, ngo agiye kumva yumva Imana imutumyeho umuhanuzi witwa Yesaya, ngo Yesaya aragenda aramubwira ngo noneho rero Hezekiya, fata ibyawe ubirage cyangwa ubigabe, kuko igihe cyawe cyo gutanga kigize gute cyageze. Ngo akigeraho Imana ishimwe cyane, ngo Hezekiya arahindukira yibuka imirimo myiza, yibuka ko yakiranutse, yibuka ko yashenye ibigirwamana, yibuka ibintu byinshi yakoreye Imana. Arangije ngo arahita ahindukira yerekera ivure, abwira Imana ngo Mana nanigeze igihe cyo kurya. Imana ishimwe, haleluya. Abwira Imana ngo nigeze igihe cyo kurya, naragukoreye nk'umuntu wakoze hano mu isi. Arabwira ati kandi kuzimu nta mirimo ibayo, ahubwo ibyo nakoze byose biri hano mu isi. Imana ishimwe cyane. Ngo Imana yitegereza Hezekiya uburyo asenze yerekeye ivure, ngo Yesaya atari yagera mu murwa, yumva ijwi riramuhamagara ati yewe Yesaya, subira genda ubwira umugaragu wanjye Hezekiya, ugende umubwira ko ku myaka ye nongeyeho imyaka 15. Imana ishimwe ngo kubera ko Hezekiya yabaye imbere Imana, yakoze ibyo gukiranuka, agakora iby'ijambo ry'Imana, Imana imanukira kuza kumwongerera iki? Iraza iramubwira ngo ni ukuri ku myaka ye nongeyeho 15 imwongera igihe cyo kubaho, kuko yakoze ibyo gukiranuka agasenya ibigirwamana. Mwene data, ndakwinginze nawe usenye ibigirwamana wimitse, usenye ibigirwamana wimitse muri wowe, ahubwo ukorera Imana. Imana yamuri tugirire neza. Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo we, icyo akora koko kubaha Imana yo gufatanyijwe n'umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi. Imana ishimwe cyane. Muri ino minsi abantu ntibanyuzwe, abantu ntibakora ibyo Imana ishaka, bashaka gufata ibya mirenge. Nicyo jambo twatangiriyeho, ariko twatangiye ngo ni gute umuntu yakorera Imana akagendana n'Imana. Iyo umuntu afite umutima unyuzwe, akanyurwa n'uko ari, akanyurwa n'iby'Imana yamuhaye, ntashyiremo ubundi buhanga, ntashyiremo ubwenge bwinshi, bivamo inyungu nyinshi, bibyara umusaruro ku bubaha Imana, kuko abantu twese ntabwo twubaha Imana. Ni gute waba usenga Imana se ukaba umujura? Ni gute wavuga ko uri umuririmbyi se ukaba umusambanyi? Ni gute wavuga ko uri umutambyi se warangiza ukiba ugasambana? Ibyo ntabwo bivamo inyungu nyinshi. Ariko Pawulo yandikira Timoteyo, kuko Timoteyo ari umutambyi, aramubwira ngo icyo akora kubaha Imana iyo gufatanyijwe n'umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi, ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi, nta n'icyo tuzayivanamo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bishatse kuvuga ngo ukwiye kuba ufite umutima unyuzwe mu rugendo rwawe, mu nzira urimo ukorera Imana, ukwiye kugendana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ukwiye kubaha Imana n'umutima unyuzwe, ukanyurwa n'iyo nzi Imana yaguhaye, ukanyurwa n'uko warayiriye, ukanyurwa n'uko wambaye. Kuri iri jambo Pawulo yaranditse ngo niba dufite ibyo kurya biduhagije n'imyambaro, tunyurwe nabyo. Abantu beshishwe no kutanyurwa, Imana iduhana umugisha. Ariko mwene data, wenda kwinginze ngo unyurwe. Imana ishimwe cyane. Uharanire no kunyurwa n'ukuri, kugira ngo umwami Imana aza gusanira inkike z'umutima. Imana yamaduhana umugisha. Bibiliya ikomeze tubwira iki? Ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Ngo hariho abantu benshi bamwe bazirarekeye barayoba, bava mu byo kwizera. Imana ishimwe cyane. Iryo jambo, abantu benshi bararikiye indamo cyangwa bararikiye ubutunzi, barayoba bava mu byizerwa. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye kwicara ahita akubwira ijambo rikomeye, akakubwira ngo nubura ubwenge izakureka. Iri jambo ntaho ryanditse, baratubeshya. Imana ishimwe cyane. Abantu bararikiye indamo, bahora bararikiye, iyo ageze n'ahazibura ahita afata umwanya wo kwiba, ahita aca mu nzira zose zishobora gutuma abona amafaranga. Iki ni uko atabonye umutima unyuzwe. Ndangije mubwira ngo ushaka umutima unyuzwe utuma ukorera Imana. Imana ishimwe, haleluya. Ushaka umutima unyuzwe kugira ngo Imana ikurebe, kuyishimire. Burya iyo utambuka Imana ireba, aho abantu batari Imana ibihareba. Uba uri umuhanuzi utambuka Imana ibikureba, iyo uri umutambyi utambuka Imana ibikureba. Bivuze ngo n'ibyo ukora Imana ibireba. Ariko mwene data, ndakwinginze ushaka umutima unyuzwe, unyurwe n'ibyo Imana yaguhaye, unyurwe n'ibyo ufite, we kurarikira gushaka kugera aho Imana itagukize,
kugira ngo uve mu nzira y'ubuyobe. Imana iduhane umugisha. Erega burya n'agashishi kari munsi y'ubuye Imana irakareba. Ujye umenya ko ibyo ukora byose Imana ikureba. Imana amaduhane umugisha. Nandi mu nkwigiga mwene data ngo utunge umutima unyuzwe, ugira umwete wo kumenya gukora Imana, ugira umwete wo kwezwa no gukiranuka. Erega iki ni igihe Yesu aje kugira ngo atware umugeni we. Iki ni igihe Yesu aje ngo yeze abakwezwa batungane. Ariko ikibazo abantu benshi bahumye ntabwo bari kubona. Ariko iyo bari bahumutse bakamenya icyo umwami Imana ashaka, bakamenya icyo Imana idushakaho, bakagize umwete wo gukorera Imana, bakagira umwete wo kwegera Imana, nishimye cyane, bakaza bagashaka mu maso h'Imana, bagashyiramo kwera no gukiranuka, bagahimbaza izina ry'Imana yacu, kuko umwami Imana yacu ntabwo azaceceka, izaza ntabwo izaceceka. Nasomye ijambo rivuga ngo umwami Imana azabaseka ubwo ikibi kizaba kibashyizeho, abigize inkozi z'ibibi, abakora ibibi byose. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Nasomye ijambo rivuga ngo wiruhiza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe, mu kubeshya urabeshya, gusambana urasambana, kwiburiba, mbese ngo ariko ibyo byose nzabigarura ku murongo uko bikurikiranye. Imana iduhane umugisha. Nandi mu nkwigiga mwene data nugira umwete wo gukorera Imana. Imana ishimwe, tugiye gusenga. Nandi mu nkwinginga aho wicaho ngaho witekerezeho, wisuzume ni iki gitumye utari kugendana n'Imana. Njya nkunda kuvuga ku ijambo ryitwa isezerano. Abantu benshi ntibazi isezerano icyo ari cyo, impamvu isezerano risohora. Ariko nasomye ijambo riravuga ngo nzababeshyeshya kubashyeshyenga kugira ngo mbakuze ineza yanjye mbone uko mbarimbura. Kubera iki? Abantu benshi biringiye ngo Imana yaravuze, nyamara bazashituka ibyo bavuze cyangwa ibyo babwiye bidasohoye. Ariko uzajya ubona abantu barimo bapfa, abandi batagiye bitetombe ngo ntabwo Imana yaravuze, ngo none ngo dore ntabwo bisohoye. Ni uko batanyuze mu isezerano uko byari bikwiriye. Iri sezerano ndigeranya n'iki? Abantu bazi inkoko, iyo inkoko igiye gutera itera igi. Iyo yahuye n'isake itera igi ritari rihuri, naho iyo yahuye n'isake itera igi rizima. Iyo itahuye n'isake itera igi ry'irihuri. Imana ishimwe cyane. Aya magi yose uko ari abiri, ku nkokokazi yahuye n'isake n'itarahuye n'isake, aya magi iyo yashyize hamwe ntabwo abasha kwisobanura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aya magi, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo aya magi reka nyagusobanurire nawe yasobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Aya magi asobanuka mu minsi 21 inkoko iraririye, ariko ubundi ku buzima busanzwe urareba ukabona arasa. Ni ukuvuga ngo izi nkoko rero, iyi nkoko yateye, iyo yageze ku isoko ukayagura ubona yose ari amagi, niyo yatetse ubona uyariye abigakunda. Ariko inkoko yayo yaririye ku minsi 21 iba yafashe irimo iyararira, iyo yaturaze isanga irihuri nta kintu kirimo. Uko niko umuntu ubitse isezerano imeze nk'irihuri, iryo ngiri ryo ku munsi Imana izaza ritazigera risohora. Imana yamuri duhana umugisha. Bishatse kuvuga ngo gerageza ushaka isezerano rizima, uvugurura amasezerano yawe wagiranye n'Imana. Ntuzagire urwitwazo ngo ntibyasohoye, ahubwo Imana izakubaza ngo impamvu bitasohoye ni ukugira ngo nuko utitwaye neza mu maso y'Imana. Imana yamuri duhana umugisha. Tugiye gusenga Imana. Nshuti yanjye ndakwinginze, ongera usubire inyuma mu masezerano, manuka ku ntebe y'icyubahiro, usubire hasi ku karago. Numara kugera ku karago upfuka musenge, senga Imana ibwire ngo Mana, mbese ko wavuganye nanjye koko ibyo wavuganye nanjye bizasohora. Mbese igitumye Imana ivugana nawe ni ukugira ngo uhindukire uve mu byaha, ureke ingeso zawe zose mbi. None ni iki gitumye ujya gusenga wasambaye? Ni iki cyo gusenga wibye wibwira ko Yesu nazi ibyo bintu azabyihanganira? Ariko nanjye nkwinginga mubwira ngo babarira, uhindukire usubire hasi ku karago, upfuka muce bugufi, uvugane n'Imana bundi bushya. Imana ishimwe cyane ngo hari igihe yari afite abahanuzi benshi ngo aba bahanuzi yicaranye nabo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo aba bahanuzi yicaranye nabo ngo bakajya bicaye ngo umwuka arazaho w'ubuyobe, ngo abahanuzi bagahanura iby'ubuyobe gusa. Ukuri kw'iyi minsi duhagaze ni neza. Abantu benshi bararikiye kumva iby'Imana ivuga, ariko ntibashaka gukora iby'Imana ishaka. Ariko wenda gukangurira mwene data mvise ijambo, nimba wumva hari kuva nyaro rigukuye, uhindukire ukorera Imana, subire hasi ku karago, ongera ukorera Imana bundi bushya. Unyurwe nuko Imana yakugize, unyurwe nuko Imana naho Imana yaguteretse, unyurwe n'akazi Imana yagushyizemo, unyurwe na business Imana yagushyizemo, unyurwe n'inzu Imana yakwicajemo, unyurwe n'imodoka ugendamo, unyurwe na quartier utuyemo, unyurwe. Abantu muri no minsi ndi kwitegereza, hari abantu batari kunyurwa n'abagabo Imana yabahaye, abandi ntibanyurwe n'abagore Imana yabahaye. Ariko ndakwinginze mwene data, wonyurwe ki Imana yaguhaye, igishimira Imana, hanyuma Imana iduhana umugisha. Tugiye gusenga. Nimba wumva hari aho ijambo ryagukuye naho rikugeza, ushimira Imana, uvuge ngo Mwami Imana babarira, kuko narateshutse nsiga inzira, ntabwo nagendanye nawe. Imana ishimwe. Ubwira Imana ngo Mana, ndumva nifuza kugendana nawe bundi bushyashya,
uhindure isengesho Imana yavuganye nawe koko, ariko vuguruza amasengesho, vuguruza amasezerano yawe, ugendane n'Imana ya bundi bushya, hanyuma Imana yamuri kwishimire, Imana yamuri duhana umugisha. Reka dushimire Imana, Mwami Imana yacu. Iri ni ryo jambo ryawe ryiza ry'ingenzi ribohora imitima yacu, nubwo abantu benshi batagishaka kuryumva, ariko wowe ufite impamvu yawe. Imana ishimwe cyane. Natwe turahaga turakwinginze ngo Mwami Imana unyemerere tukugirireho umugisha, utoneho ubone gukomera kwawe. Imana ishimwe cyane. Unyemerere ijambo rigere mu mitima y'abantu benshi bagiye kumvira ijambo, n'abazajya barikurikirana ribohora imitima yabo, babashe kugukorera no kukubaha. Kandi turagusabye wiyerekane muri byose, nk'uko wagiye wereka Pawulo, ukereka ba Timoteyo, ukereka ba Mose, wiyereka abantu bose wongere bakubone, kuko abantu benshi barahumye batekereza ko hari waba utakiriho, bandi bakagira izindi nzira batekereza. Ariko turagusabye ngo iri jambo ribibutse, ribakangure, ribakuraho basinziriye, kugira ngo bakanguke bamenye uko bagukorera. Imana ishimwe cyane. Turagusabye wigaragaze muri byose, n'aba bumvise iri jambo ribabohore, ribabere umugisha, natwe ritubere umugisha. Urakoze Imana, reka risabe inkike z'imitima yacu, natwe tuzahora tugushima tuvuga gukomera kwawe. Mu izina rya Yesu urakoze, urakarama.